mu mibereho ya muntu ni inshingano zo kwita ku mubiri we, akita no ku mukunzi we runaka, kandi mu buzima bwe bwose yifuza umugore mwiza kandi bazabana igihe cye cyose, akifuza ko yazamubyarira abana bakamarana ubuzima bwe bwose, kuko ntawe utifuza kuzarambana n'umugore we biharanira birenze uko umuntu abikeka. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya Zogso Media TV. Ni mu gihe ni ikiganiro bita menya n'ibigihita ku wa mbere no ku wa gatanu. Aka kanya tugiye kuvuga ku kiranga umugore mwiza. Ikiranga umugore mwiza rero ni iki? Buri kenshi na kenshi iyo ugize amahitamo mabi biragoranye yuko ushobora kugira umugore mwiza mwazarambana, dore ko hari benshi cyane baza mu buzima bwawe bashaka kubwangiza, kwishakira amafaranga gusa, bakubona uko witwara n'uburyo witwara bakavuga ati uyu muntu afite amafaranga. Aka kanya rero ntucikwe, ntunacikwe, ube wamenya umukunzi mwiza n'uwo wahitamo mwazamarana ubuzima bwawe bwose. Njye ndi Zogso, bahaye ikaze. Mu buzima bwawe bwose uzaharanire kutazahitamo amahitamo mabi, cyangwa se ngo uhitemo ibizakwangiriza ubuzima. Akenshi na kenshi abantu benshi 90% ku isi bakunze kugira amahitamo mabi, ukabona umuntu ngo nuko umureba mwiza ku isura ugahitamo uyu niwe ugiye kuzambera umukunzi, nyamara kandi hari icyo yishakira mu buzima bwawe, yishakira kwangiza ubuzima bwawe, ashaka ku mafaranga ufite. Akenshi na kenshi nuzajya guhitamo umukunzi mwazamarana igihe cyose, banza urebe koko niba ari ukwiye, niba akwiye kuzakubera umugore mwiza, kandi ko yakwibaruka abana akabasha kubarera. Wipfa guhubuka uhitamo umuntu wese ubonye ngo niwe muzamarana ubuzima bwose. Banza ugenzure neza koko niba ari umuntu ukwitayeho, cyangwa niba ari wa muntu ushobora kwita ku bana bawe, ushobora kwita ku muryango wawe, niba ari wa muntu ukunda gusenga. Ngira ngo urabizi neza ko niba umuntu atita ku masengesho n'Imana ntacyo yamumarira. Niba ari wa muntu udakunda gusenga, urabyumva ko nta kintu yazamara. Banza urebe neza niba ari umuntu wubaha umuryango, niba ari umuntu wubaha Imana, niba ari umuntu wabasha kwita ku rugo neza. Banza urebe niba atari karashika, adakunda amafaranga birenze uko ubikeka, kuko uwo nguwo ntabwo yazubaka urugo ngo rukomere. Banza urebe niba anogeye ijisho na buri muntu we wese, niba afite ikinyabupfura, niba yiyubaha, ubone kuvuga nyuma na nyuma kuba wahitamo neza. Ikindi kandi banza urebe yuko nta gakungu agirana n'abantu benshi birenze, kuko umuntu ugira agakungu byagorana kuzamwitaho babashe no kwimenya. Ikindi kandi reba niba abasha kukwitaho uko bikwiye, niba abasha kukubonera umwanya uhagije, kuko umuntu utazakubonera umwanya uhagije nta nubwo wamubwira ibyo umubwira ngo azabashe kukumva. Ndabashimiye muntu wakurikiranaga iki kiganiro menya nibi, ndera ngo ubashije guhitamo, uzahitamo umukunzi ukubereye. Ndabashimiye cyane, mwibutsa gukanda subscribe kuri Zogso Media TV kugira ngo uzajye ubasha kubona ibindi biganiro tubagezaho. Ndagushimiye kandi uzabashe kubona umukunzi mwiza uhisemo gukora subscribe. Iki ni ikiganiro menya nibi. Imana ibarinde.